ntibishoboka ariko hari abakwiciramo muri Bwongereza. Twigire ku mahanga cyangwa twigireho? Sinumva ngo bateye imbere. Nurukayitwa Atari n'umuturanyi we. Ni igiturage kigeranye n'umupaka wa Amoristal. Kuva nyiri umwana nabonaga amadarapo ya Canada n'amadarapo y'Ubwongereza hirya no hino. Nkabona ni ibintu byiza, indege zigiye mu Bwongereza muri Canada. Buri gihe numvaga ko ninjye gutura muri ibyo bihugu Canada cyangwa mu Bwongereza ubuzima bwanjye buzamera neza. Ni umugore uri kumuganiriza w'umuturanyi we amubwira ati nuruka mu gaturage kabi cyane. Nahoraga mbona amadarapo y'Ubwongereza na Canada nkavuga ni ninjye mu Bwongereza cyangwa Canada ubuzima bwanjye buzaba bwiza. Naje gushakana n'umugabo w'umudiaspora. Umva umugore ati nibwo naje gushakana n'umugabo w'umudiaspora anjyana hano muri Liverpool gutura mu Bwongereza. Diaspora ingitumaze ha ni reality check mil gaya. Nkigera mu Bwongereza nibwo nabonye ukuri kwa nyako. Nasanze umugabo warunzanye mu Bwongereza wo mu diaspora asanzwe afite undi mugore. Ndetse afite n'abana benshi. Abakobwa mwe mwirukira aba diaspora murumve. Ariko aba diaspora nibo bagura bonema nanone cyane. Aba diaspora n'abana beza abakobwa musanga aba diaspora. Ahubwo mwirinda abahungu b'i Kigali mukomeze mugura bonema. Begane desh aayi thi. Nisanze mu gihugu nanjye ubwanjye ntazi. Nje nyine. Chup rahi. Naracecetse nazanywe n'umugabo uri mari ufite abandi bana. Mu ntangiriro nkiyagera umugabo yarambwiraga nabi ankoresha nk'umukozi we. Niko yampresentaga abantu avuga ngo uyu ni umukozi wanjye wo mu rugo. Ntangiye kujya mubaza ibibazo byinshi. Yatangiye kujya noneho nkubita byeruye. Nshobora kuba ndi umukobwa ariko icyo umugabo yakora n'umugore yagikora. Umvishije ariko bagabo mugende gake mwikubitisha abagore. Umugore naravuga ati umunsi umwe naravuze nti umugabo wanjye kubahora nkubita birahagije. Aje kunkubita mujomba icyumba ndamwica. Ati nibwo navuze nti nshobora kuba ndi umukobwa ariko icyo umugabo yakora n'umugore yagikora. 10 साल जेल काटी. Nafunzwe imyaka 10. Rais surname change kiya. Nsohotse gereza nahinduye izina ryanjye. Nshaka akazi gashya, nkorera amafaranga yanjye. Ngura inzu. Mamagara mama wanjye azina mu Bwongereza turabana. None dore ndi umugore ushima Imana. Wigenga, uri independent. Bohotse, dafite ikimuzitiye. Safi rero wa mugore we. Nimba ari ikintu kibi nukubaho uri maskini nta kivugira ufite, nta kintu wakora, mbega situation irimo yagucanze. Muri macyo n'umugore nawe byamucanze, ntazi ngo warakora iki, amategeko yafunze umugabo we, nta kintu kimwe azi yakora umugabo ashobora gupfira gereza. Ati nimba ari ikintu kibaho nukubaho nta kivugira ufite, nta bufasha nabo mufite nta muntu wakwitaho. Iyo winjiye muri iyo situation yo kubaho nta bufasha nta kivugira ufite, gusohokamo birakunanira, ushobora no kubipfiramo n'amarengane nyinshi tari imwe cyangwa ebyiri. Niko umugore yatangiye gutekereza ati nimba umugabo wanjye arengana mbizi, ubu muri gereza harimo umuntu urengana. Muri gereza ntabwo waburamo umuntu utarakoze icyaha, ntibibaho. Nuko natwe hano twirirwa dukora ibyaha ariko ugasanga nako mwirwa mukora ibyaha ariko ugasanga muri afungo. Umugore yese ku mbuga nkoranyambaga kuri zaguga ajya kubaza gugati ni gute umuntu yamena gereza akajya kubohozamo umugabo we. Arabisiba urebe gutyo ibintu bitangira. Yagiriwe inama yahise afunga aza mu isomero muri library. Muri ubumenyi bwinshi buhishe mu bitabo, ibi bisubizo by'ibibazo mwibaza bihishe mu bitabo. None abazungu ngo bagirana proverbe bivuga ngo iyo ushaka guhisha umwirabura umuhisha mu bitabo. Ntibajya basoma bisomera inzoga. Yaje muri gereza atangira kuri abantu bagiye batoroka gereza b'abahanga bigeze babaho, abigeho areba amabanga bakoresheje ari gute umuntu yacika gereza biba bimeze biti. Aza hano aza kureba ibitabo bivuga ku bantu bacitse gereza. Buri abantu benshi buri nawe nugira igikorwa ukora cyose ujye cyandikaho igitabo, imyaka bizashira akagira umuntu uza kwifashisha icyo gitabo. Nimba ari umwirigeze gutoroka gereza andika igitabo gisora uvuga ati nayitorotse gutya mageragere. Ntazabura umuraro uri mageragere uvuga ati nakwifashisha icyo gitabo. Noneho banamurasa akanamenya ko ari we hazize. Yaje anatangira kugenda areba abantu bagiye bacika gereza, asoma ibitabo. Uno mugore ibitekerezo atangiye kugira ngira ngo nawe wabibonye.
bamubwiye ati kwicara ugaheranwa n'agahinda ngo umugabo wararengana ari gereza uzarinda usazana ku gahinda bamukatiye burundu. Ntuzabeho udafite ibisubizo umugabo wawe mushakira ibisubizo. Niki kigoye iyo umuntu amaze gucika gereza cyangwa se muri gahunda zo gucika gereza, niki kigoye muri byo? Ndagira ngo wumve amagambo y'inzobere hano. Ikintu cya mbere kigoye umuntu amaze gutoroka gereza nugukwepana na leta, cyangwa se muri make nimba utorotse gereza kutongera gufatwa, nicyo kintu kigoye kurusha gucika gereza. Buriya gereza wayitoroka pe ukisanga mu gihugu nk'uko mubyita, ariko kugira ngo umare igihe mu gihugu utarongera gufatwa ngo usubizwe muri gereza, nicyo kigoye burya kurusha gucika gereza. Gucika gereza biroroshye cyane, ariko gukomeza gukwepa gereza ukayicika n'abasiriviye ukabacika na leta ukayikwepa, nicyo kintu cya mbere kigoye. Abantu benshi bacika gereza nyuma y'iminsi 3 bakabafata. Kubera iki se? Kubera amarangamutima yabo. Umvisha ariko gucika gereza ikintu gituma abantu bahita babafata na amarangamutima yabo. Abantu nyuma yo gucika gereza bahita batangira gusubira mu miryango yabo, reka bamagare mama mubwire, reka bamagare umugore, reka bamagare sheri wanjye muvugishe. Iryo ni ikosa ribi cyane, uba ugomba gukina umukino muremure. अगर आजाद रहना है तो पुलिस की सोच से आगे सोचना होगा. Ndagira ngo mvume amagambo y'umugabo. Atabantu benshi bari gupanga gucika gereza, akenshi bari gupanga bavuga ngo ninsohoka muri gereza nzagendera kuri ibi nibi nzahita nshikira hanaha, ugasanga ari gutekereza w'ibyo azakora, ariko ntatekereza ibyo polisi yo izaba iri gukora kugira ngo imufate. Ibyo bya polisi nabyo ugomba kubitekereza. Polisi uba ugomba kuyihora imbere y'intambwe. Ibyo uri gutekereza noneho uzakora umugabo namara gutoroka gereza. Ibyo umugabo ntaga bivuze, ni njye uri kubivuga nyine iby'umugabo, kuko uyu mugabo ibyo nabyaze. Nuramuka utorotse iyo gereza, ibyo uri gutekereza byose uzakora ntuzabikore. Ushobora gutekereza ko ibintu byose wabipanze wabitekereje, ariko ntaga ari byo. Ugomba gutekereza ibyo uzakora numara gutoroka gereza, ukanatekereza ibyo polisi izaba iri gukora byose ukabihuriza, mukavuga ati abapolisi bazaba bari kumiga bo bazaba bari kumigira, bazaba bari gukoresha yahe mayeri. Amayeri ya polisi nayo ukaba yasu yafite. Gereza ukimara gutoroka gereza, ikintu cya mbere ugomba gukora ni ugutoroka igihugu. Itumanaho na tekinoloji byaraje muri iyi minsi ku buryo umuntu atorotse gereza mu isaha imwe igihugu cyose bamaze kugifunga. Muri make bamaze guhamagara ku kibuga cy'indege babwiye ati umuntu witwa gutya na gutya ntahace, kuri burigade umuntu witwa gutya gutya na ko mubari ku mipaka umuntu witwa gutya gutya ntahace. Ko igihugu giyemo nta masezerano gifitanye n'Ubwongereza, kuko urumva iyo utorotse igihugu ugomba gushaka igihugu kidafite extradition treaty. Hari ibihugu byinshi bifite nyine ari amasezerano ya extradition treaty yo kuvuga ngo nimba umuntu yarakoze icyaha mu Rwanda agahungira i Bugande, Ubugande yo bumufashe wita bumugarura mu Rwanda ati twamufashe turamugaruye. Ujye ubona abantu basize bakoze amagenocide ibihugu bibagarura inaha. N'amasezerano nyine abahari, kuko bari abantu nyine bafitanye amasezerano. Ariko hari igihe haba hari igihugu kidafitanye amasezerano wenda n'igihugu wakozemo icyaha, ku buryo uhungiye muri icyo gihugu, igihugu cyawe wakozemo icyaha gishobora no kuhamagara kikabwira ati uwo muntu umutwohereza, bakavuga ati ariko nta masezerano dufitanye yo kuboherereza imfungwa cyangwa bakoze ibyaha. Uno mugabo ubwe ati rero mu gihe utorotse igihugu menya ko ugiye mu gihugu kidafitanye amasezerano yo kugarura imfungwa. Umuntu uri gutoroka cyangwa se uri gucikana na leta ntago aba agomba kubagaininga. Ugiye niba kubwira ngo urishyura 10,000 uvuge ngo yango nyamara 5 ngo 3, oya. Yaba hoteli, yaba mu rugendo amafaranga ya transport, yaba ibyo kurya, aho ugiye hose umuntu uri gucikana na leta ntaga negosiya. Ku buryo urumva iyo uri kunegosiya n'umuntu akubwira ngo urishyura 10 ukabanza ukamubwira ngo ngabanyiriza, abari kukureba mu maso muri kumenyana kuko muri kuganira cyane. Niyo mpamvu ugomba kuba ufite cash mu gihe uri gutoroka, uri guhigana na leta iri kuguhiga. Ugubwiye ngo urishyura 10,000 uhita ubimuhereza ugenda utanamurebye mu maso nyine kugira ngo nawe aho ugire ku mafaranga ntakwiteho cyane. Ikindi ntabwo ugomba gukoresha amafaranga yo ku ikarita, cash gusa. Buriya biriya bintu bazanye byo kuvuga ngo tubeho nta mafaranga dufite ya cash ku isi, niyo mudu turi kujyamo twese, niyo si turi kujyamo ya cashless. Iriya monde nimbi cyane, nuko ngo umuntu abagufite abagukontorora ahantu hose. Ufite amafaranga ngo ku makarita ku matelefone baba bagufite. Noneze nurajya kubona ukabona baribeshye baravuze ngo twari twagufungiye ngo ngaho ubika amafaranga yawe kuri telefone. Baba bagufite icyo gihe nakugira nuko wasubira mu buhinduka reka umugabo wagafungwa burundu. Amahitamo ya kabiri ni ukwiyahura nimba ufite agahinda kenshi. Amahitamo ya gatatu ni ukugenda ukicwa n'agahinda ukaba ufite. Ngiye natorotse gereza nyirimo imbere. Weho none ikibazo cyawe uri hanze ya gereza, uratoroka gereza gute kandi utayirimo?
umva ikibazo n'umugore noneho kindi gikomeye afite ati ngenda torokaga gereza ari uko nyirimo imbere nkayisohokamo none we uri hanze ya gereza bivuze ngo we ntabwo uzaba utorotse gereza ahubwo uzaba ugabye igitero kuri gereza kugira ngo usoremo umuntu निकलना है वो भी बैगेज के साथ नकुल uri muri gereza Nakuru नकुल लेसन जो तुम करना चाह रही हो ना उसके लिए तुम्हें क्रिमिनल बनना पड़ेगा kugira ngo ugere ku kintu ushaka kugera wa mugore we ugomba kuba usanzwe uri umugizi wa nabi गार्ड्स को मारना पड़े ku buryo byagusaba ko binagoranye bikaba ibibazo bikagukomerana umusirife ya wakwitambika wamwica पाओगी ibyo wabishobora बैरिकेड्स पे गाड़ी चढ़ा पाओगी औरत बच्चा सामने आए तो उन्हें धक्का दे पाओगी ese umugore n'abana bashobora kukwitambika mu nzira uri gutoroka uri gutwepa leta ushobora kubashyira ku ruhande cyangwa ukaba wabagirira nabi kugira ngo utabare ubuzima bwawe n'ubw'umugabo wawe waramaze gusohoka gereza उन्हें ह्यूमन शील्ड बना पाओगी ese bagiye gukurasa wafata undi muntu ukamutambika akaba ari we barasa ना ntabwo wabishobora bamuhondagura abarara n'umumama witurije wibera mu rugo tagira akazi usibye aho kurera abana yatangiye kwibuka kera umugabo we bashakanye kera yagiraga amahane yahoraga arwana yibutse umunsi ahora n'umugabo we Nakuru hari mu myaka ya kera imyaka 10 ishize Katorore nibyo ari kwibuka by'umugabo we kera ukuntu yari ameze agira amahane arwana icyo gihe umugore yamuzaniye udupfuko arabwira atakira udupfuko ndagusezeranya ko nazongera kurwana shushu be Katorore ni ibihe byiza ari kwibuka by'amafiyansayi byo gukundana n'umugabo we ko basohokeye bya bindi byose utekereza uri mu bibazo na papa w'umusore ari mu gahinda ari gucungana n'amasaha 9 bamuhaye gahunda yo kujya kumuha ibipapuro mimbano ubwo kandi ibipapuro mimbano nayo n'indi myaka ngigera kuri 7 cyangwa 5 hano barakwereka umugore yatangiye kugurisha ibikoresho byo mu nzu ahita n'inza yishyira mu cyamunara nimba ugiye gutoroka none kano kantu bantu mutoroka mubanze mukareba urabanza ukagurisha ibyawe utegurira gahunda ze biseba ngombwa akagomba gushaka ukuntu atorokesha umugabo mbere y'iminsi 3 cyangwa se mu minsi 3 akura y'imbunda ndakuraho amafaranga arakuraho amafaranga yakije imodoka arakuraho amafaranga ko abuze umukiriya ugura inzu inzu yawe ushobora kumara iminsi wabuze umuntu uyigura cyane byihutirwa niyo mpamvu cash ari ingenzi mu buzima umugore yafashe imbunda muri iryo joro ava mu rugo nimba agiye he mu gicuku uye kuba wakwica n'umuntu ntabwo nakubwiye ngo uzica abantu ngerageza kubwira ngo wice umuntu cyangwa uzajye wica abantu nakubwiye ngo ubuzima ugiyemo ugomba guhora uri tayari ko bibaye ngombwa umuntu wamuhitana okay badage nta muntu ugeze nica nikoresherezaga imitwe yanjye reka mbyemere uwo muntu wishe wari uri kwirwanaho ni self defense ariko uranunga uyu munsi pe none se uraza kumfasha none se ubundi gukora iki oya ndavuga ukareka ibyo kuba coach ukaza ukamfasha nyine tukajyana mu kibuga